Amahoro y'Imana abane nawe uteze amatwi iki kiganiro ruhuka. Umwami w'amahoro yongere akwishimire. Ndagusuhuje cyane aho uherereye hose. Ejo cyangwa se mu nyigisho yabanje twari twavuze ku bintu biranga abanyedini. Twavuzemo bitanu uyu munsi. Muri iki gice cya kabiri cy'inyigisho twari twavuze ko turi buvuge ibindi bitanu. Turi gusoma muri Luka igice cya 15. Reka duhere ku murongo wa 28. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, yamaze ibyaha bisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Aya magambo ni amagambo yarimo avugwa n'umwana w'imfura, umwana wavukanaga na wa wundi w'umuhererezi w'ikirara wari wavuye mu rugo akagenda. Aya magambo uyu mwana yayavuze mu gihe murumuna we wari umaze igihe utaba mu rugo yaragarutse. Ayavugishwa n'umubabaro w'uko ntacyo we bamukoreye, ariko uyu mwana ugarutse we mu rugo bakaba bakoresheje ibirori bingana kuriya. Mu by'ukuri nkwibutse ko icyo Yesu yashakaga kubwira aba bafarisayo yarimo abasubiza ku bigendanye no kuba baramunenaga ko asangira n'abanyabyaha agasangira n'abakoresha bikora. Arimo rero abasubiza, abacira imigani. Mu yo yabaciriye harimo n'umugani w'uyu mwana. Mu by'ukuri uyu mwana w'ikirara arashushanya ibi bisambo, arashushanya aba bakoresha bikoro, aba bafarisayo banenaga. Yesu we akavuga ati abababwirijwe ubutumwa bakizera, impundu mu ijuru zavuga. Ariko aba bafarisayo baragereranywa n'uyu mwana w'imfura wababajwe nuko uyu murumuna we akorewe ibirori. Aba bantu rero babaho kandi bateza impagarara, bateza ibibazo mu itorero, bateza ubugwingire mu itorero, kuko banga kwinjira bakanga no gusohoka. N'ushatse kwinjira nawe bakamubuza ntabone uko yinjira. Ejo naye nababwiye ibintu bitanu, cyangwa mu nyigisho yabanje naye navuzemwo ibintu bitanu biranga aba bantu, biranga aba banyedini, biranga aba bafarisayo. Uyu munsi ndashaka kukubwira ibindi bintu bitanu biberekana, bibaranga. Mu by'ukuri umwami w'amahoro abasange nabo abagirire neza. Icya gatandatu kirakomeye, kirakomeye cyane. Kiravuga ngo ikintu niyo cyaba ari ukuri, iyo gisenya ikinyoma bamazemwo iminsi, batsimbarara ku kinyoma cyabo. Sinzi niba ubyumvise neza. Ikintu niyo cyaba ari ukuri, ariko gisenya ikinyoma bamaranye igihe, batsimbarara ku kinyoma cyabo. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 11 kugera kwa 15, tuhasanga amakuru avuga uburyo Yesu yazutse. Kandi abanyedini, abanyarukiko, abariho bari bayoboye idini icyo gihe, bari batse ibikoresho byose bishoboka, baka ingabo zose zishoboka, kugira ngo babashe kujya
kurinda imva ya Yesu, barayihoma n'ubushishi bagambiriye ngo ntazazuke. Ariko Yesu arazuka. Abasirikare bari barinze imva ya Yesu babonye ibibaye bajya kubibwira abayobozi babo. Aba bantu ari aba basirikare bamenye ukuri, barabibonye ko Yesu yazutse. Ari b'abanyedini nabo ubwabo bamenye amakuru ko Yesu yazutse. Ariko kubera ko bari bafite ikinyoma bamazeho igihe, banga gutsimbuka, banga kuva ku izima ngo bemere ko Yesu ari umwana w'Imana, ibyo yavugaga ari ukuri. Ahubwo barwana ishyaka ryo kuvuga ngo reka duhishire uku kuri kugira ngo ikinyoma cyacu kidaseba. Babwira aba basirikare ngo mugende muvuga ko abigishwa be baje mu gihe mwari musinziriye bakamwiba. Babaha ifeza, babaha amafaranga, kandi barababwira ngo umutegeka nababaza tuzabahishira, tuzabakavaringa. Batsimbarara kuri iki kinyoma, nyamara Yesu yarazutse. Icya karindwi, banena cyangwa se bahunga abanyabyaha. Banena abanyabyaha, bahunga abanyabyaha. Kandi Yesu icyo yaje akora ni ukwegera abo banenwa, ni ukwegera abo banyabyaha, ni ukwegera abo bantu isi idacira akari urutega, kuko yaje gushaka icyari cyarazimiye. Yesu ashimwe cyane. Icya munani, bahorana impaka. Aba banyedini bahorana impaka bashaka kumvikanisha ukuri kwabo, bashaka kumvikanisha ibyabo ko ari byo kuri. Niyo basoma Bibiliya bayisoma bayishakamwo imirongo ibafasha gukomeza kuburana. Icya cyenda, ntibahugurika, ntiwabagira inama. Iyo ubagiriye inama muhinduka abanzi, kubera yuko ntibashaka gutsimbuka ku kinyoma bamazeho igihe. Icya cumi, ibyo bavuga ntibihura n'ibyo bakora. Aba bantu bazi kuvuga amategeko, bazi kwerekana ko bayubahiriza, ariko mu by'ukuri ibikorwa by'ibyo bakora bihakana neza ibyo bavuga. Aba bantu rero ntabwo banezezwa ko akizwa. Ikintu cyose cyazana abantu kuri Kristo, cyose cyazana impinduka mu bwami barakirwanya bakoresheje imbaraga bafite, bakoresheje izina bafite. Ni akaga gakomeye aba bantu kubasanga mu nzego z'ubuyobozi mu itorero. Ni akaga gakomeye bene aba bantu usanga inzego z'ubuyobozi mu makuru bitandukanye bikorerwa mu rusengero. Ikintu cyose ushobora kuvuga ngo mureke twubake urusengero rushyashya, bakabirwanya. Mureke dutumire umushyitsi, bakabirwanya. Mureke duhindure ikintu runaka mu rusengero, bakabirwanya. Ntabwo bembera impinduka, bahora ku bintu bya kera, ntabwo bemera kugendana n'impinduka. Rero wabigenza gute? Aba bantu ntibazaguca intege, aba bantu ntibazakunaniza, aba bantu ntibazatume ucogora. Ukomeze icyo wamenye, ukomeze icyo wakiriye, kandi nabo tubasengere kugira ngo ubuntu bw'Imana, ubuntu bwa Kristo busakare ku buzima bwabo, bahishurirwe, bamenye ukuri. Iyo umuntu yahuye na Kristo, bimwe mu bimuranga aroroha, ntabwo yikanyiza, aroroha, agenda gake, yumvira Imana, ntabwo yikanyiza, ntabwo atsimbarara. Ariko umuntu utarahura na Kristo aratsimbarara, arikanyiza, arikomeza. Ariko uwahuye na Kristo aroroha. Nshuti muvandimwe, urakoze ko uteze amatwi. Iki cyari igice cya kabiri cy'inyigisho mbere. Niba igice cya mbere utaracyumvishe,
ndakurarikira kureba kuri iyi chaîne, kuri iyi YouTube channel, urakibonaho. Shalom shalom, umwami akugirire neza. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Iranzi Alfred. Shalom.